mbabarira uburetse kumanuka gatoya mbanze nkusengere maze ukomeze gahunda zawe n'ubundi wari wibereyemo. Hanyuma tutarabanza gusenga, umurozi waroga niwe yaca kuri iyi video rwose akayicaho tudasoje. Umurozi wenyine rwose niwe yayicaho. Ariko wowe niba utifatanyije nabo, nyemerera iyi video tuyirangizanye, dusengere. Byashoboka yuko nukora share kuri iyi video abarwayi bari kwa muganga, hari abarwayi bayumva bagakira. Ikindi, kubera iki twumva video z'intuze z'Imana zivuga ku Mana twarangiza tukazicaho, kandi video zivuga ku Mana nizo za mbere, nizo nziza, ariko ugasanga bya bindi bipfuye bivuga ibintu by'ubusambanyi, bivuga ibintu bipfuye, ugasanga ubitinzeho, urayirayikinze, uyisharinze nk'abantu nk'ijana, ariko iyi y'Imana warangiza ukayicaho. Ese bavandi, kubera iki wayicaho? Ntabwo rero ndi burambirane, umbabarire. Mbere yuko dutangira amasengesho yanjye, kanda kuri aka kamenyetso ko guteranya, ukande no ku gatima, usharinge iyi video mw'abantu mwe, uyisharinge nk'abantu nk'ijana basi, ku buryo n'umurwayi uri mu bitaro yakumva iyi video arimo asengerwa, ku buryo nawe yakira. Mbabarira rero ibi bintu ubikore rwose nk'akazi. Imana izabiguhera umugisha igihe kimwe njyewe ntazi, ariko Imana izi. Reka rero dufatanye rino sengesho ntabarambiye. Ntabwo ndi buze kuza kubarambirwa abavandimwe, nabonye abantu benshi bahita bimanukira kubera kurambirwa. Ntabwo rwose ndi buze kubarambira. Ibi ngibi bivuze yuko abantu benshi tugenda ntidushyigikire iby'ijambo ry'Imana. Reka rero dufatanye isengesho, dusengane Imana. Mbere na mbere njye mugiye gusengana, amazina yanjye nitwa Claude. Imana igikomeza kubahezagira, Imana igikomeza kubaha umugisha. Mana, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, kuko uri Imana igira neza. Bugacya bukira, nkweretse umuntu wese ukurikiranye iyi video, ndagira ngo umumpere umugisha utagabanyije, kandi umuntu wese wagize icyo akora kuri iyi video umumpere umugisha mwinshi cyane. Witeka, muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, niko Yobu yabivuze, ariko umuntu wese uri kureba iyi video nabone impinduka mu buzima bwe, nabone gutabarwa mu buzima bwiwe. Ndagira ngo ufite amadeni yanze kwishyurwa, mbese byaranze, arareba hirya no hino, akareba hepfo na ruguru, akabona byaranze, ariko iyi video ubwo ayibonye, ubwo musengeye, umwishyurira amadeni mu izina rya Yesu. Nabone message nzima, nabone message nziza zituma umutima wiwe wishima muri telefone yiwe mu izina rya Yesu. Amadeni ya banke biba bitoroshye rwose kugira ngo abayishyure, ariko kubw'iyi video asengewe na Claude. Kandi Witeka, urabizi ko ndi umukozi wawe, ndakubaha, kandi nanjye ujya unyubahisha mu bantu bawe. Ndasenze rero kugira ngo Witeka muri aya masengesho umwishyurire amadeni. Ndasenze kugira ngo bariya bakoze ikizame uzabahe, mbese uzabagirire neza, uzabaha amanota meza, uzabahe n'amaburusi. Abazajye no hanze, hazavemo n'abajya hanze. Abarebye iyi video rwose ubongerera ubundi bwenge bukomeye cyane. Mana rero ndasenze kugira ngo buri umwe wese ugenda unkurikirana kuri video zanjye akagira icyo akora. Witeka, ndagira ngo umuhe ikimenyetso cy'ibyiza muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Umuhe ikimenyetso cy'ibyiza, umusetse nawe ahanagurwa amarira amaranye iminsi. Ntabwo nitaye ku kibazo amaranye iminsi, sinitaye ku buzima arimo, sinitaye aho yicaye, sinitaye ibyo arimo, ahubwo ngewe nitaye kwishobora byose. Yobu niko yabivuze, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta cyabasha kurogoya umugambi wawe, kandi nanjye nzi yuko ushobora byose, nta kikunanira. Turi kuri topic y'umwaka ivuga ngo ku Mana biracyashoboka, ibyo byose birashoboka. Ndasenze rero kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bikomeze kutugaragaraho, kandi bikomeze kudufasha muri byose, ukomeze kutwambika izindi mbaraga nshyashya mu izina rya Yesu. Ntabwo ari twebwe, ahubwo kugira neza kwawe biba ari byo bitugaragaraho.
hari abaremerewe, hari abafite ubushomeri, hari abumva mbese bihebye bashaka no kwiyahura. Abo ngabo ubahe ihumure, ubahe humura yawe, kuko iyo uyitanze humura yawe abantu bararuhuka. Iyo utanze humura yawe abantu barabohoka. Iyo utanze humura yawe hari ubundi buzima bongera kujyamo. Ndifuza rero yuko muri aya masengesho wabaha humura yawe mu izina rya Yesu. Nibakira ubutabazi buturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ijambo rya yavuze ngo inezerewe, niko umuririmbyi yavuze ngo inezerewe umuntu ngikora mu bubiko bwayo igakuramo kado nziza. Ndagira ngo nawe aba bantu barebye aka kanya bagejeje aya masaha, ukure mu bubiko bwawe ukuremo kado nziza uyibahereze, ku buryo bazaza bashima Imana bavuga ngo hari amasengesho twigeze gusenga, turategereza twumva ayo masengesho, twumva impinduka mu buzima bwacu, none hari kado Imana nanjye yampaye ku bw'ayo masengesho. Buri muntu wese urangije kino kiganiro ni ukuri n'aya masengesho akomeye abone impinduka mu buzima bwe, abone gutabarwa n'Imana mu buzima bwe, nabone gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu ndabisabye. Uri Imana rero ishobora byose kandi uri umukozi w'umuhanga, nta kibasha kurogoya umugambi wawe mu izina rya Yesu, kuko uri umukozi w'umuhanga kandi nta cyabasha kuvuguruza ijambo wavuze ku buzima bw'umwana w'umuntu. Tanga itegeko rero ku buzima bw'umwana w'umuntu, ugira ibintu uhindura ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ibyanze guhinduka, ababuze amaprovisoire, ababuze amaperime mu izina rya Yesu bahe n'amaprovisoire, babashe no kujya mu muhanda mu izina rya Yesu, kuko byose urabishoboye. Ibyo byose urabishoboye, nta kikunanira, uri umukozi w'umuhanga. Niba hari umuntu urebye iyi video yararushye, niba hari uri mu bitaro yaramerewe nabi, umuhe ubutabazi bwihuse akire mu izina rya Yesu. Ndasinzira kugira ngo ubutabazi bwihuse tuze kuza kububona muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Musabye mwizeye kunyumvise, amen. Imana ishimwe. We twari dufatanya aya masengesho yo gusenga Imana. Njye mwari muri kumwe, amazina ni yayandi, ni Claude. Ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Wowe ufashe umwanya wawe tugasengana Imana, Imana igumye kubahezagira kandi Imana igumye kubaha umugisha. Murakoze, mwibuke kwisharinga abantu benshi cyane bagiye batandukanye kugira ngo tugumye dukwirakwize ubutumwa bwiza bw'Imana.